Bakti yaguye gitumo ntabwo yanguye gitumo. Bakti hariya yaramwaye. Bakti isoni zaramwishe kuko yaravuze ati kumbe nanjye bimbayo ndamubwira ni Bakti mfite umukizo yumvugira kumana n'inshuti dahana sinkizo mwisi. Uziko hari umuntu ukubwira ngo musaza ngo wakoze filime nziza urumva wakoze filime nziza nayikunze nyereka se niba ari uri kureba agafata screenshot yakwereza ugasanga gasumbururu akameze Yes inshuti mukunzi wa Maxime TV nizere kumeze neza cyane kandi uguwe neza cyane aho uri hirya no hino kwisi uri muri Afrika uri mu burasirazuba bw'Iburayi uri muri burengerazuba bwabwo uri muri Amerika zombi uri muri Oceania na Asia twizere ko uguwe neza cyane kandi ukomeje kugira ibihe byiza cyane. Maxime TV we link you up with the world tuguhuza n'isi muri rusange. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe rero tugiye kubana n'umwe mu baririmbyi bakomeye cyane akaba umukinnyi w'amafilme akaba umwanditsi w'ikinamico n'amafilme afite impano zigiye zitandukanye akaba worship leader akaba aherutse gushyira ahagaragara filme yise Imizi y'Agakiza hamaze gusohoka episode rimwe cyangwa se episode 1 niyo tugiye kuba tugenda tuganiraho tunagaruke ku buzima bwe bwa gihanzi. Ese yaraburetse akaba yarakoranye indirimbo na Aline Gahongayire nimwe mu ndirimbo zamamaye cyane indirimbo bakoranye na Aline Gahongayire akaba rero yaragiye akorana indirimbo n'abahanzi batandukanye arimo Tonzi agerageza gukora n'abahanzi benshi bagiye batandukanye ndetse na ubwe ku giti cye numwe mu baririmbyi beza bayobora abandi mu kuramya no guhimbaza Imana. Ezra Joas nkushimire cyane wowe ukomeje kureba Maxime TV nge ndisa Noel Kenijabo nshimire cyane Jazo kuri kamera. Iyi ni Maxime TV kora subscribe kuri wowe utarayikora. Reka tuze tuganire na Ezra Joas gira ngo muramubona ahangaha iruhande rwanjye niwe tugiye kuganira nawe yambaye neza cyane turaje tugende tuganira nawe ntucikwe n'iki kiganiro. This is Maxime TV. This is Maxime TV. Maxime, link up with the world. Yes inshuti bakunzi ba Maxime TV nkuko nari maze kubabwira rero turi kumwe na Ezra Joas ngiriwe amahirwe yo kumwakira. Ezra makuru yawe? Makuru mukomere. Ibinsi nyinshi cyane. Twaraburanye. Ezra rero ku bantu wenda mumubonye bwa mbere akaba ari umuhanzi n'umuramyi akaba ari umwanditsi w'amafilme n'amateatre ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye n'impano akaba ari umwe mu bantu bagiye bamenyekana cyane mu ntara y'amajyaruguru bitewe nuko umuziki we wa gospel waturutse muri intara ugenda ugaragara mu mujyi wa Kigali. Yakoze indirimbo zitandukanye ariyo yise Shalom yakoranye na Tonzi hariyo yise Niyo yakoranye na Aline Gahongayire abantu benshi cyane bagiye bamenya cyane. Hakaba hari n'indi ndirimbo hari izo yise Nzakunambaho n'izindi zigiye zitandukanye reka kwibabariza umutima twavuga ko n'izina rizwi cyane mu gisata cya gospel. Ezra Joas yagiye ategura ama concert menshi agiye atandukanye. Ezra makuru yawe muri minsi? Turashima Imana turabona kibazo. Umeze neza? Ndamenyereye ubuzima bw'i Kigali. Kigali ugiye kwamara imyaka ingahe? Ngiye kwamara imyaka 3. Imyaka 3 yose. Urumva ko biri kuza. Abantu b'imusanze no mu majyaruguru hose nago wabicishije irungu. Nza numvaga ko Kigali ari ahantu umuntu adatinda. Iyo ugeze amahirwe ugafatisha harakuryohera ariko wagira ibyago uhita ugaruka. Kandi noneho ngo usubiye mu ntara avuye Kigali asubirayo imbokoboko. Wewe waravuze uti nzahanamba. Nanjye navuze niho Kigali ubu nige nawe. Kora gato kuri ya ndirimbo yawe na Aline abantu bakumenyemo cyane. Okay. Wasanze mbabaye uranyiyegereza umfata ukuboko uranyiyegamiza umbwira ijambo ryiza uti ndagukunda mwana wanjye. Wasanze mbabaye uranyiyegereza umfata ukuboko uranyiyegamiza umbwira ijambo ryiza uti ndagukunda mwana wanjye. Wow. Ezra Joas nimwe mu ndirimbo twavuga abantu benshi cyane bakunze zari zifite views zirenga 300 yari gize muri 700 yize mu 700 ariko naze kugira ibyago nabyita ibyago ntabwo nzi YouTube cyare cyurumva narimvuye mu ntara
ahubwo icyo gihe twe kugira twumve ko indirimbo yarebwe twayijyaniraga abafite ama YouTube akomeye yes rero abo nari narayihaye barayisibye kuko baravuze ati uyu munyentara utwinjiriye muri Kigali naza kuvumbura ibintu bijyanye nuko YouTube iyi ndirimbo ye yakoze akazi biraba ibibazo bahise bayisiba abantu bo batangiye kumumagara indirimbo yawe Narine Gahongayire ntabwo tuyibona kuri YouTube mbajije abari barayipostinze ntagiye kuvugira ahangaha ubwo wenda bagerageje kureba iyo ndirimbo kuri YouTube muza aho yari iri barambwira bati indirimbo sinzi ikibazo cyabaye kuri channel narababaye cyane pole sana kabisa nyuma ukorana indirimbo na Tonzi yitwa Shalom urakomeza n'izindi ndirimbo zitandukanye kuri ubu uri umu worship leader umwe mu ba worship leaders bo mu itsinda rya Holy Recall nimwe mu matsinda cyangwa se worship ikomeye cyane worship team cyane burani ministry Holy Recall ministry ikaba ibarizwa muri Anglikani Kacyiru yes hari ikintu cyagaragaye ejo bundi wagaragaye kuri imwe mu mateleviziyo ufite akabindi bigaragara usa nkaho uri murapfumura cyangwa se uri gukora bya by'abapfumu yani byagenze bite ko abantu benshi bagiye bavuga ibintu byinshi cyane bamwe mu bakozi b'Imana n'abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe bagiye babona biriya bintu ibyo bintu byagenze gute ubundi yes byabaye skandal ikomeye muri iyi minsi abantu kuri YouTube ntabwo bari kujya kuri YouTube bagiye kureba ikiganiro ari kuza aje kureba umutumirwa Isa yatumiye ntiyumva ikiganiro akaza ati Isa yatumiye ndera apo ne boss ko nshuti mwarakoranyije ubu twarakoranye uraninde ni Ezra noneho yatitire abonye niyo agenda abwira abantu ngo runaka uzi ko byagenze bityo banyarwanda niba urebye ikiganiro kuri Maximed kirangize kuko wafashe umwanya urabakunda niyo urabakunze ntago bakuzanira ibintu bibi bitagufitiye message rero nagaragaye nteruye akabindi kari no kwaka umuriro noneho titire yaravuga ngo tuguye umuntu gitumo usenga satani bitugendekeye nabi cyane ndakubwiza ukuri icyo kiganiro uyu munsi mukanya narebyeho mbona kimaze kurebwa n'abantu 137 mu gihe cy'ibyumweru bibiri mbo byangizeho ingaruka kuko nahamagawe n'abantu benshi ese koko nago byabaye mbo byarabaye kuko akabindi naragasanganywe bagufatanya akabindi kuko gacumba umwuka bamfatanya akabindi kari kwaka umuriro ninde wagufatanya ku kabindi n'abaturanyi Bakti niwe wagufatanya akabindi yes arakagufatana bien Novango Bakti we yanguye gitumo n'akabindi kari kwaka umuriro ariko kuko abantu dusigaye tubazi natwe wari umuteguro wanjye na Dina noneho Dina ibintu twari twateguye twebwe ngo byo kugira tubwira abantu filime turi gukina noneho iyo filime turi gukina ntabwo ushobora kubwira abantu wowe Isa ngo ni murebe filime yitwa gutya ngo bayirebe kora ikintu kirakururira umuntu kuhagera afungure filime ayirebe ariko Bakti mwari mwaganiriye birumvikana mbo ya Bakti we ubwo niba yaragize ibiganiro bigiranye na Dina je nagiranye ibiganiro na Dina mwibereye no gupfumuranye oya nje naganiye na Dina ndamubwira nti dutegura uburyo ki ifilime yagera ku banyarwanda none tuva turebwe muri filime harimo ibintu by'ibigirwamana reka tubitegure gutya none ati ngiye kuzana Bakti rero Bakti yaguye gitumo ntabwo yanguye gitumo nuvuga ngo ikintu uyu munsi nabwira abanyumva nuko ngiye naguye gitumo Bakti ko Bakti yaje aje kungwa gitumo asanga umuzanye ngo agwe gitumo none akoresheje kugira ngo gitumo Bakti yes rero ndagira ngo mpabantu message ivuga ngo Bakti ntabwo yanguye gitumo namuguye gitumo niwe wamuguye kuko ura Bakti ashobora kuba ababize cyane rero kugira muterura ahantu ari nuko ari buze we azi kwaje kugwa gitumo Ezra nta nubwo yarazo wagiye kugwa gitumo ari we noneho nanjye ntegura gitumo yanjye gitumo rero urayitegura bitewe n'ugiye kuyigwa abonye akabindi ugapfundiye byagenze urumva Bakti we yaraje asanganira akabindi kari kwaka umuriro akomeza muri systeme yo kugwa gitumo ari kumwe na Dina noneho ndareka ndakomeza ndirakaza nereka Dina ko mbabajwe n'ibintu akoze kucyunza n'uyu muntu hano ariko ibyo byose bwari byo kugira ngo Bakti amanze yinjire neza
iwanjye arangize yicare. Bakitangije kwicara ndamwe rero Bakti ntago ari gitumo, ni filime turi gukina abanyarwanda rero turimo turakina filime yitwa gutyo. Rero urumva Bakti ntabwo Bakti wamukinishije filime atabizi. Yes, kuko Bakti ntabwo nari kumuhamagara ngo ngwino ubwira abantu ko ari filime yitwa Umusonga w'Umukristo, ntabwo nari kubimubwira ngo aze, ariko kuko yumvishe gitumo kandi akaba ari ibintu bye yaje yiruka na essence ibiki byose iwana. Menya hari dina iyo mubwira ati shyiraho n'agafaranga umuntu asenga satani dore turamusanga aha. Bakti nyine yarababaye ariko tugeraho turiyunga ndamubwira nti usanzwe ubwo gitumo niwe kuko warabaye umwami wa gitumo, reka werekane ko nawe twayikuguye. Nukuvuga ngo ni wowe wahise uba umwami wa gitumo. Bunje ningiyoboye nukuri pe kuko wari uyoboye gitumo narayimukoreye. Urumva rero ngewe ningiyoboye ibintu bijyanye na gitumo. Ubu nawe ushaka kuga umuntu gitumo ambwira nkayitegura. Ewana niko bigomba kugenda. Jazo uri kuri kamera tuzamugwa gitumo nge nawe. Ariko Bakti hariya yaramwaye. Bakti isoni zaramwishe kuko yaravuze ati kumbe nanjye bimbayo. ndamubwira ni Bakti uba umugabo ikiganiro gendo gisohore. Uba umugabo ntutinye uvuge ngo ubwo bitakugendekeye uko wabyifuzaga. Umugabo emera ko nkuguye gitumo. Yarababaye turiyunga birarangira ariko naguye gitumo Bakti. Uri umuntu w'umusaza. Yes. Hanyuma rero abantu bibaza bati ese iriya filime iteguye te, imeze gute? Ubundi filime imeze gute? Iyi filime yawe imeze gute? Okay. Ihagaze gute? Nukuvuga ngo iyo filime y'icyo gihe yo Bakti namuguye gitumo ni filime yitwa Umusonga. Iboneka kuri YouTube, nukandikamo Umusonga gusa ihitiza maybe tugeze kuri episode ya 9. Ariko nagiye ngaragara muri filime ishyano ku isi, ni abantu benshi bamenye muri filime. Imwe nakinanaga na Mama Sharirene. Mama Sharirene mwakinanaga asenya urugo rwanjye. Asenya urugo rwawe. Kuki yagusenyeraga urugo? Nuvuga ngo Mama Sharirene yari umuhanuzi w'ibinyoma muri filime. Ako kantu reka nkongereho abantu muri iyi minsi basigaye bakata. nyabuna yari umuhanuzi w'ibinyoma muri filime. Jewe ndi umupagani akenshi nkunda gufata role zikomeye kuko kubona abakristo batinyuka gukina izo role barabuze. Aho umuntu akubwira ati njye ntabwo nakina nuriya kabindi reka ntabwo byashoboka. Nkamubwira nti no, nk'ubu ngiye nkunda kureba filime, ari filime igezweho abantu bari gukunda yitwa Pusong Legao. Iyo Pusong Legao ni y'abanya-Philippine. Hakinamo Tantine wa Mariga. Uwitwa Mariga afite umutantine we uwakinnye role n'umugabo kuko umutantine wari gukina aho ngaho ntabwo yabonetse. Ubu ni irimo irahitinga. Ni irahitinga, irimo irasobanurwa na Junior nani uriya Giti. Niba ari Giti rumuna wa Yanga witwa Giti niwe urimo arayisobanura. Uvuga ngo Mariga afite tantine we ariko wakinnye ari tantine ni umugabo. Nukuvuga ngo gufata role yasanze ari ushobora kujua iyo role kuruta umudamu uri buhakine bigapfa. Ubu rero uyu munsi ntabwo abantu bakwiriye kujya kureba wakinnye filime yitwa Yuda ngo bamutera amabuye kuko yagambaniye Yesu, ahubwo bamushimira bati hari wakinnye neza kuko twabonye icyo bita kwicuza. Muziko byasojwe nabi yimanitse. Nuvuga ngo rero uyu munsi niba Ezra ateruye akabindi kari kwaka umuriro wihura nawe ngo umwikange. Ejo bundi nagiye T2000 nkora n'abadamu batatu, hari restaurant ibamo nangiye muri restaurant baraganira bati ntabwo ari we buse bite yaba ari we. Baranyegera koko waguye gitumo uri umurozi. Mw'abantu mwegera ntabwo ndi umurozi byantwaye umwanya ndisobanura ndabaze ikiganiro mwarakirangije mwarakirebye kirarangira. Oya ngo tweze tubona uteruye akabindi n'ibiki ariko twabyibajije nigenda urebe ikiganiro kirangiza. Ntabwo nguha ubusobanuro genda urebe ikiganiro kirangiza. Rero hari nk'umuntu ushobora kuba ari kureba iki kiganiro tukaba tugeze aha ngaha agahita twaramutuntu yumvishe atakirangije. Abantu nibige umuco wo kuvuga ngo niba ndebye ikiganiro nuvuze uti ndebye ikiganiro kirangize. Hanyuma hari n'abagiye bafata nka Mama Sharirene bakavuga bati nk'umuvuga butumwa ntago wagakwiye gukina uvuga ibinyoma kandi uri umukristo. Nuvuga ngo Mama Sharirene nabo ngira ngo wabaha ubutumwa ibyo byose. Hari ukuntu wenda navuga nka societe yacu navuga ikiri hasi mu byerekeye no kumva ibyerekeye no gukina sinema bakaba bakumva kuko bya bindi wakinnye ari byo. Tukiri aho ngiye mfite urugero rugufi. Isakare nijabona umuvuga butumwa muramuzi
insengero nyinshi wavuzemo ubutumwa, i Musanze twaragutumiye, za Sunrise abanyeshuri bahize barabizi, muri Anglikani wagiye ujya ahantu henshi, i Kagogo wavuze ubutumwa, abantu bakuzi gutyo nk'umuvugabutumwa. Ubu hari abamaze kugwa babona ukoranye na TV yitwa Maxmed ugatumira nk'umutumirwa utari umukristo, urumva bakavuga ati Isa bira biganiro usigaye ukora rero warangwishije wagize ute. Ubu bamereye nabi muri iyi nta minsi, kibazo afite, bamereye nabi muri iyi minsi, birakomeye umva. Isa nta kibazo afite kuko we afite message ashaka guha abantu, afite icyo ashaka kugeraho, wowe mushigikire. Abantu muri gihe ntago bagishyigikira, n'abantu barimo barambwira Ezra nk'umuramyi ntabwo wari ukwiriye kujya mu mafilime. Filime se ni icyaha? Ubu se uza abantu bakijijwe kubera filime ya Yesu Kristo, uriya se ni Yesu turera muri filime? Ni umukinnyi wabikinnye. Kera gisambo banogonoyemo amaso, bagende yitwa igisambo mu mudugudu wose. No, ni mudushyigikire. Ubu se kuki aba Nigeria bakinnye filime kera za gikristo, aho abantu bicaraga mu ngo babo bakazireba, batireka turebe imbaraga ziri muri rwa rugo, turebe n'imbaraga z'Imana. Mu Rwanda hari filime nyinshi cyane utabara ziri kuri YouTube, ariko zitari za gikristo. Ariko uyu munsi twebwe bakiye twiyemeje kuvuga ngo tugiye gukina filime za gikristo, turi kurwana intambara ikomeye, turi gucibwa intege buri munsi. Ahubwo dore nka Maxmed mwagakwiriye ko mufite nka filime ya gikristo, mukihangana mugashora bava muti reka tubwire abantu ubutumwa bwiza. Ariko uziko filime za gikristo zishobora kurangira, ushobora kuvuga ibya Farawo, ushobora kuvuga ibya Mose, ushobora gukina ibintu bya Delila, ushobora kujya kuri turiya dusozi Gaza, Gati na za Goliyati n'ibiki. Filime zirahari za gikristo twakora kandi abantu bagakizwa. Ubu rero niba leta idukangurira gukoresha ikoranabuhanga, ntabwo tuzabona ibiterane byo kuzuza arena mu gihe twambaye udupfukamunwa. Ntabwo tuzabona ibiterane byo kuzuza za stade mu gihe corona yabaye corona, kandi tugomba kwiga kubana nayo. Kugira abantu rero babwira ubutumwa, ntabwo uri bugende uhagarare imbere ya kamera gusa yakurambirwa aranarangara. Ariko nibiba filime arakurikira kandi bizarangira avuze ati yo Mana Yesu we, uzi ko wa mugabo wari umupfumu birangiye yakiriye agakiza, ngicyo cyo nshaka. Ese ntabwo mwemera ko abantu basenga ibigirwamana? Barahari hano, hari abantu batazi urusengero icyo ari cyo. Hano hari abantu bambariye ku bintu, usanga afite ibintu by'ibinigimu. N'ubu ngubu niba uri kureba iki kiganiro ukaba ufite ibintu wambariraho ngo birakurinda, uribeshya. Uribeshya nukuri. Hari abantu bambariye ku bintu, hari abantu bafite imyotso, ariko abantu bafite wenda imyotso barakijijwe. Reka mpite mbivuga mumenye ko ibyo ni byari iby'ababyeyi si ibyanyu. Ariko ni muze twamagane Satani ko hari abantu batifite imyumvire y'iyo kwa Sekibi. Ni muze dukora umurimo. Ezra, ahubwo reka mpite nakubaza kubyerekeranye no kwandika filime, ndetse na filime noneho yawe wise Imizi y'Agakiza. Tubwireho muri rusange, ni filime iteguye gute? Uvugaho iki? Abantu bayibona gute? Filime Imizi y'Agakiza, iyi filime njya kuyandika nari mfite umutwaro w'abantu bakizwa bagera mu rusengero bakagushwa nabo basanzemo. Nuvuga ngo iyi filime nyikina ndi umupagani pile, umupagani wujuje ibyangombwa w'umusinzi, wa wundi udafite agakiza habe namba. Ariko turimo tuhanganye n'ikintu uyu munsi cy'abantu bamwe baba mu rusengero bamazemo iminsi, bumva ko ari bo bafite uburenganzira bw'umwuka wera, ku buryo kubona uri umuntu mushyashya mu gakiza nuko bakuzi muri karitsiye, atuyu biragoye, ntabwo tukwizeye. Umuntu yaguhanagura amarira urimo urarira, umuntu yaguhanagura icyuya ufite. Amarira yo ku mutima ahanagurwa na Yesu Kristo. Kandi ntabwo Imana ari ingome, iyo igiye guhanagura amarira ntabwo iguhanagura gakeya ngo mpanaguye aka ngo nzaza mpanaguraka. Iyo umuntu akijijwe abakijijwe. Ubu rero filime turimo turakora Imizi y'Agakiza. Ese naratekereje umuntu w'umunyabyaha umuzi w'agakiza azawubona he? Muri korari ahise yinjiramo akibatizwa? Umuzi w'agakiza azawubona mu cyumba cy'amasengesho bamujyanyemo gusengeramo? Rick Warren mu gitabo cye Ubuzima bufite intego yaranditse ngo mu rusengero si ahantu haba intungane, ahubwo ni ahantu haba abanyabyaha babyemeye.
ni ukuvuga ngo rero imizi y'agakiza ndashaka kwereka abantu muri iyi minsi. Niba umuntu nka Rujigo muri filime imizi y'agakiza niko nitwa Rujigo, yes, ni umuntu nka Rujigo avuze ati ngiye gusenga bitewe nuko umudamu yanze kumuta kubw'ibyaha bye, arya imyenda, ajya muri zaki, ayirirwa mu ndaya, twambaye isura mbi kugira ngo duhe abantu message. Rero nawe ahantu uri, nawe ahantu aka kanya wicaye, girira umutwaro uriya muntu ubona ko ari umupagani. Abenshi bagera kuri iriya ndirimbo ngo njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, aririmbaho gato y'abana humva, njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyampuwe akaba umukiza wawe. Ni ukuvuga ngo abakristo bagakwiriye gufata iriya ndirimbo bakayigira umutwaro ku muturanyi bazi w'umupagani. Abantu bose basigaye bakwepa abanyabyaha aho kubasanga, ugasanga umuntu aravuze akubonanye n'umunyabyaha akavuga ngo uri inshuti n'uriya muntu uzibye, uriya yaragaciye. Seriously, wowe witwa umukristo urimo urabwira umuntu iby'ababi by'abandi, si cyo Yesu yagutumye. Yuko ko Yesu yigeze kuvuga ngo ntimugacire abantu imanza ku byo kunywa no kugira gute no kurya, kuko uwo si umurimo wanyu. Ni ukuvuga ngo rero abantu muri iyi minsi bari guca imanza ngo ubuse ngo yakina biriya akaza kumuhagarara imbere ngo arimo araramya, ngo ubuse uwo direct yabaye umukozi wa Satani, kuko arimo arinjizwamo n'ikintu cyo kurwanya wa murimo urimo urakorwa hari. Ni ukuvuga ngo mu mizi y'agakiza ugenda ugaruka kuri izo ngeso zose z'abakristo, izo ngeso z'abakristo bafite kandi bitwa ngo bari mu gakiza. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka ni ukugira ngo iriya ndirimbo niyo yanyespiye gukora filime. Ni ukuvuga harahura ubundi iyo ngiyo njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, iri mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana. Ni ukuvuga ngo njye mfite umukiza uvugira ku Mana, ni umudamu ubivuga, umugabo yari yarazengereje. Nkubwire n'inkomoko y'iyo ndirimbo. Uwo mudamu umugabo aba yaramutesheje umutwe. Ku gice cya gatatu harahagera akavuga ngo nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabakijijwe hatubikiyeyo. Ni ukuvuga ngo impamvu avuga ngo nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, umugabo baba bamubwiye ati umugore we kuko akunda kujya gusenga, fata imyenda ye uyihishe, nabura icyo kwambara ntabwo ari bujye gusenga. Umudamu akuzura umwuka akabwira umugabo ati nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twebwe abakijijwe yatubikiyeyo. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi nubwo hari ibintu bikomeye, imizi y'agakiza iri mu kwizera. Ubundi nicyo kintu cya mbere. Niba ngewe nizeye ko nka Rujigo kureka ubusinzi nkakunda umugore wanjye bimpaye agakiza bwa mbere, bimpaye amahoro yo mu mutima, nganye bene data mu materaniro, hano ku rusengero naho duhurira tugiye guterana, ntabwo ari aho tujya tugiye gushaka agakiza. Agakiza ni iwawe mu rugo wakabona, kuko umuzi w'agakiza ntabwo uri mu rusengero gusa. Ushobora kwibwira ngo uzakura umuzi w'agakiza kuri profete runaka ugasanga ni umunyabyaha. Ushobora kwibwira ngo uzakura umuzi w'agakiza kuri perezida wa korali runaka ugasanga nibura umukobwa ugasanga akunda abana. Rero imizi y'agakiza ndashaka kutubwira abantu, ese umuzi w'agakiza uri he? Nicyo kintu ushaka kugarukaho. Ubwo ndi kwirinda kubivuga byose batarekeraho kureba filime, ugasanga umuntu ati ndayirangije. Filime iboneka hehe? Ni Ezra Joas kuri YouTube bandikemo Ezra Joas. Yes, ni Ezra Joas Entertainment, uhita uyihasanga. Wow. Hanyuma wenda tuzakomeza no kugenda tuyigarukaho. Hari amagambo ejo bundi aherutse gusirikira kuri WhatsApp status ariko na ka video harimo amagambo ni kiganiro wagize uvugamo ngo bien sapé, bien parfumé, ari amagambo abantu barimo barahererekanya. Amagambo bimeze gute, byagenze gute kugira ngo ari amagambo nagiranye ikiganiro na Philipita 250. Yes, niko yitwa. Hama Philipita ni umuntu ukunda kunezerwa. Iyo mwaganiriye rero ntabwo icyabajyanye ari cyo mukora gusa, ni nkawe neza ajya ngo wabyaye ni impanga muri impanga. Urumva Philipita arambwira ati ese urumva twirenganyije n'ibya Philipita, hari n'abantu bazi ko abarokora yitwa abantu twambara ibipantaro bitari kuri size, agapantaro katari agasimoro, katari ku amapantaro ya Kim Jong-un, ugasanga umuntu kugenda kandi agira igitambaro. Ni ukuvuga ngo twaganiye ku kintu cy'uburyo umusirimu akwiriye kubaho.
hari abantu bazi ko gutya niyogoshesheje ari icyaha. Ntabwo ari icyaha rwose, ni byekwafe. nahisemo ko banyogosha pe, nabwiye uwogosha ni uranyogosha utya, hano ni twakush, yitwa twakush. Ako kanyogosha bakita twakush, nuko umusatsi uri hano batangira bamaraho bakasigazaho gake biravuna. Bamara isaha kuriho yitonze kuko ni twakush, ubwo ndashaka byekwafe. Wajya ku cyitwa byensape ugasanga umutayeri ndashaka made in Rwanda kabisa. Iyo ni made in Rwanda wateyo kabisa. Ni made in Rwanda ndashaka. Iraryoshye kabisa ku bantu barimo barakureba rwose. Ndashaka made in Rwanda, hanyuma irimo akabara kajya gusa n'ipataro ya kaki kuko nzajya nyambarana n'ipataro ya kaki. Iyo yita byensape. Kamem nunyura no ku muntu ugomba kuba nziza cyane mbona. Birumvikana kuko yuri umusirimu urategura. Yerekana hano kuri kamera kabisa. Iyi bayita Rolex. Iyi ni ituruka mu gihugu cya ntago si igihugu cyayo. Reka mbikwereke hano. Ikorerwa Genevieve. Genevieve ngira ngo Geneve mu Busuwisi. Ngo iyi is I come from, iyi ni original. Yes, no kuvuga ngo kubushobora gufata ako kandi wambaye akangaka kaba kari ensemble ni isaha. Oya ntabwo bizana, nakaguze ku ruhande uko nashaka kugira ngo bijyanisha gusanisha iturusu n'amaturusu. Narigeze ngo wagatumije byazanye kavuye mu Busuwisi. Isaha nayiguze ukwayo bakaguriye mu Busuwisi, bakaguriye n'ahanga nayifatiye i Kigali hano mu mujyi hano kwa Rubangura. Hari umucuruzi hari umucuruzi wagira, hari baho karite 1 karite 2 karite 3 niyo saha muri ugeze kuri byensape. Yes, noneho ukagira n'ikitwa bye parfume. Kamem nahoze nkumva kabisa parfum nahise nyumva kabisa. Waje winjira hano muri iki gipangu abantu bose bahubanganye. Ubundi ira parfum nakoresheje yitwa Close. Abazi by'ama parfum barayizi Close. No uvango rero ni parfum ishobora kuba iri aha turi udashobora kuyumva, ikumvwa n'umuntu uri muri metero 5 mbere yuko angeraho. Namara kuva ahangaha ngiye ukabona kuyumva. Ntabwo ari parfum ibangamira uwo muri kumwe. Uyumva ntambutse. Noneho nuvango hari abakristo bafata ibintu byo gukizwa nk'ibintu by'abaturage. N'umusirimu agomba gukizwa, kandi gukizwa ntibumubere ikigusha. Niba ari umukobwa kundi inzara mureka zishyireho, kuko biri mu biri bumuha umunezero, anezererwa Imana. Arega anashimira Imana ko yabonye amafaranga yo gukora ibyo ngibyo. Hari ababibuze. Rero umusirimu icyo gihe Filipita, ubundi Filipita uramujama n'umuntu ukwinjiza mu kiganiro, ubundi mutaravugana ubona yifunze atambuka vuga si mujama biti, ariko yatangira kuvuga cyokoze ahita atangira aseka ati hahiye iki, agira n'utuntu twiza cyane. Wisanga mu kiganiro mu buryo utazi. Bwana wese ngubu ibi turi kuvuga narinze ko ari byo turi buvugeho, kubera ko umunezero wawe your look, appearance yawe, uko ndi kukureba imbere yanjye bintera kuba open. Ariko hari abanyamakuru agukoresha ikiganiro ukabona yagukanze pe. Ati twasuye Ezra Joasi, tubwire ubundi ira filime bite byawe, ukaba wamubwira uti fata ibimikoro byawe nzakorana n'abandi. Ubwo ibintu bimeze. Ariko wowe na Filipita ntabwo nabatandukanye. Ni ukuri wowe na Filipita uko ameze mwakorana hashya. Hanyuma tugenda tugana ku musozo. Ezra, tuzakora part 2 y'iki kiganiro kabisa. Niki wabwira noneho abakunzi bawe, abakunzi b'imizi y'agakiza muri rusange, ndetse n'abakunzi ba show business muri rusange? Ikintu nabwira abadukurikiye, kuko iyo ushaka kureba abantu bakunda entertainment ubarebera muri comment. Ubu hasi hari abatangiye kwandika. Hari umuntu utanategereza ko ikiganiro kirangira rwose, ukivuga akantu kamutacinze hari yahita yandika agahita jugunya. Noneho yaba atabikunze ariko nyakubahwa wowe ureba iki kiganiro, iyo unlike yawe, iyo unlike ushyira ku kiganiro, abantu bavunitse kugira kikugereho. Mu by'ukuri mu magambo ibihumbi yavuzwe, wenda hari kamwe kagukozeho ukumva udashaka guhinduka. Uzi ko hariho n'umuntu ukora unlike kuko wamukoze ku mutima.
hari umuntu ukora unlike kuko ibyo wavuze ni ibye. Ni ukuvuga ngo urugero urebye ibintu hano kuri Maxmed, sibyo? Urabikunze, wihutiye gusharinga ariko wibagiwe gusiga ukoze subscribe. Kuko impamvu ukoze subscribe ngiye kana nabisobanurira abantu tubwira gukora subscribe bakagira ngo ni ibindi nukugira ngo niba kuko wadukunze bya nyabyo utazongera kuvunika ujye gushaka link yacu, ahubwo nukora subscribe ugakanda kukazogera, bizatuma igihe dushizeho indi nkuru nka part 2 y'iki kiganiro niba wagikunze, bizatuma uhita ubona notification mu buryo bworoshye. Ariko reka mbabwire ngo nurebe ikiganiro ukakirangiza hagati utagisoje, uzajya umenya ko ari wowe witereye umwanya kuko ibyabanje wataga umwanya ko ntabwo wigeze ugera ku musozi w'ikiganiro. Nk'ubu muri mfite like nyinshi wenda kuri iriya imizi y'agakiza, iriya filime turimo turakora, ariko hariho unlike ebyiri. Mpamya ko kubera ko like ari nyinshi n'abakoze unlike ebyiri atarabanza filime, ahubwo nabibeshye kuko abantu babiri ni gute batinyuka ubwo umuntu numwe ari handagaje ngo wakoze unlike gute se kuki utajya hari benshi. Rero nge natekereje ko nabwira abantu ngo kariya kameze gutya mwe bijye mugakoraho, kara ni YouTube yagashizeho sinzi ibyo kamara. Kana nakabahetazi ujugira urya uzi ko hari umuntu ukubwira ngo musaza ngo wakoze filime nziza, urumva wakoze filime nziza nayikunze ngo nyereka se niba ari uri kureba, agafata screenshot yakwereza ugasanga gasumbururu akameze gato ukibaza uti kumbe rero kambabwire kari akantu mwe bujye mugakora mw'abantu mwe umva umuntu mwiza umuntu mwiza muri ukabona katse ubururu kavuga uti kumbe uziko hari umuntu naguhamagara ari we wakoze unlike. Rero witaye niyo mpamvu muri iyi minsi rero tutakita kuba duca intege, ahubwo twe turakomeje urugendo, turakomeje ntituze gusubira inyuma. Rero bene data bakundwa, nabwira ko niba wakunze Maxmed, ntabwo nasoza nakubwiye ngo kora comment nziza ituma abantu bakunda kumva itandukaniro ry'imizi y'agakiza, bumve ko mu rusengero atarana baba barokore gusa, ahubwo hari n'abakugusha ugezeyo, bumve ko agakiza kadaturuka kuri profete runaka, bumve ko agakiza imizi y'agakiza itangwa na Yesu Kristo. Nakwibukije ko umuntu yaguhanagura ibyuya akaguhanagura n'amarira, ako ntiyaguhanagura amarira yo ku mutima. Rero niba wakunze ibyo tukubwira, wakunze ibyo tukugezaho, urakora subscribe kuri Maxmed TV, ariko unanyarukire kuri Ezra Joas Entertainment ukore subscribe. Murakoze. Urakoze cyane Ezra. Sawa turi kumwe, turabakunda. Nshuti bakunzi ba Maxmed TV, reka dushimire cyane Ezra Joas, tugiranye ikiganiro cyiza cyane, tubasezeranye part 2 y'iki kiganiro aho tuzakomeza kugenda tuganira nawe, mwumvisha ibitekerezo byiza cyane Ezra Joas afite ndetse arakataje mu rugendo rwo gukora filme ndetse n'urugendo rwo kumenyekanisha inkuru nziza y'agakiza, ariko abinyujije mu kwemera akibabaza. Yavuze amagambo meza cyane avuga ngo turemera tugasuzugurika, ariko kugira ngo ubutumwa bwiza burusheho kugera kure. Abakristo rero ni byiza ko mukora comment nziza. Hari gihe ukabona umuntu ni umukristo ariko ari gukora comment isenya ibintu byubaka ubwami bwe, no kuvuga ubwami bwa Kristo. Ni byiza rero ko ukora comment wamaje kumenya impamvu, intumbero Ezra umukinnyi runaka wa filme, ba mama Charlene bagiye bakina filme, ariko mugenda mubabwira ibintu bitari byiza. Ni byiza ko mubankuhaja kugira ngo igisata cya gospel kirusheho gutera imbere, gospel industry irusheho kuzamuka, amafilme ya gikristo tuyabone. Nimba umukinnyi yatangiye gukina ukamuca intege, kandi mu by'ukuri purpose, intego afite ari yo kugira ngo yamamaze inkuru nziza Yesu Kristo, yerekana iyo mico mibi ariko agamije kwikosorwa, ari nayo purpose cyangwa se intego abakinnyi b'amafilme baba bafite, ni ukwerekana imico ariko hagamije kugira ngo iyo mico ikosoke. Reka tubashimire cyane, tubasezeranye ko Ezra Joas tuzongera kubana nawe mu kindi gihe. Jenari Isa Noel Kenijabo nkubwira nti ukore subscribe. Shimira cyane kandi na Jazo, twakomeje kugenda tubana kuri kamera. Ciao.